uzi ko ubukaro bwabuze mwana nsigaye nirirwa mu mujyi nkataha nta n'icumi ntabe n'igiceri kiba gitoboye mba mfite ku mufuka nkibaza nkundamutse mpuye n'umukobwa ukuntu nabigenza bikanja ndega wowe wenda uri kubivuga uko ngiyewe ku kazi baranyirukanye ejo bundi nta n'ikintu ndiho man nyine nubwo umuntu aba atembera uko kugira ngo arebe yuko wenda bwanakwira ejo bundi nagiye no kureba cya gisaza bita ndatera man ngira ngo mbone uko na saa sita nakwirirayo nsanga umugore we nyine yagigiye ngo uyu munsi barakoresha umugati man numva ni hatari nyine tu ngo kwa ndatera mane ariko uzi ko ndatera je buramba mubona nk'umuntu waraburije mwana je wawe ni ndatera nigeze gutera na boro ora nta kintu ariho ahubwo wowe sinzi nawe bawahobagiye man ndatera ngiye mba mbona ari G buriya noneho mwemera kuri kare ya nta kigera ariko naragiye bankubita umugati nabatera urugo yaraburije n'uruhara gusa ariko mani yararongoye buriya nabyo tujye tubitindaho muri Kigali ngora se we hari igihe utarongora we buri munsi ntuhora urongora ubwo ibyo ngibyo nibyo witwaza ngo ndatera ngo yararongoye ngo numusirimu uzaje ugenge urya umukati ujye ujyana nyine baguha umukati nyine abana bashigashe sha umusirikare wanjye nyine ni we buriya yarabikoze ni G mani kubuzana umugore yego simvuze ngo sindara ntarongoye ariko nubundi maherezo ya Kigali cyangwa nzashaka igikecuru nkikwamireho kumugani gifite amafaranga nanjye umujyi mbe nkufatishije wowe ko hari umuntu arongoye umukecuru umujyi abawufatishije ariko umusirikare mato ko yankwizera nk'umuntu winiga muri uyu mujyi naho ugeze ko kungu ugeze mu bikecuru jewe najyaga nkwizera none reba warakokotse kubera gahinda none ungugiye mu bikecuru ubu se timbi sigayigenda iva mu kuko ubu ubwira ibi byo bizakugeza ku kimwana wa mama rega mwana wa mama uyu mujyi utihambiriye ku gikecuru inkumi zarabuze nizo ziri kudukuraho amafaranga none nintashaka igikecuru ngo nibura mbe mfatishije address muri Kigali matoha ku mukecuru wenda nibashaba bazahambe ishati ariko uziko nsige nkubona nk'umupfu mwana hariya ubu usa n'uwapfuye biba byarangiye ahubwo je niba ruko bimeze reka nkushakira icumbi rusorora bariho twigira wumva wakintu rusororo gute urumva we nukuvuga ngo yo wabonye aderese y'umukecuru ubwo mujyi ubufate mwese uratunaniye riba akazi turakabuza ko nari mfite baranyirukanye wese nzibe nje kwibaza dore we warahiye ahubwo tuza ushyira umutima hamwe umva nkugira inama do ntugisokoza n'umusatsi kandi nibyo bikecuru by'Ikigali uvuga nabyo bikunda fresheri nose inkweto ufunga neza dore zigenda zivamo inete ubazo kirimo twatundi tw'umweru naho aho ngaho ubumeze nk'ikirara nta mukecuru wakwemera no basigara abasirimu mwana ahubwo iyo nama reka nyitekerezo warunu uziko ahantu ubona hano haruka kira cyane hataramira gute rwose hashize nk'imyaka nk'ibiri ariko iterambere ririhuta asigaye hatuye abantu ariko hari ikintu yaribaye kubaza wamenye amakuru yo muri Rwanda Tikisho ntarayamenye iraca n'irwo twara Rwanda Tikisho nsigaye mbona abantu benshi bayisura yemereze kwisimbukiraho mbonaho ibintu rwose binkura mu bwigunge sirimuka aho nanica abantu bakajya batusubaye ikintu nandi kureba ndabereka nandi muri Rwanda Tikisho tuha ibyo bikecuru byihorere dore we wanabigwamo dore ubugenda usukuma wararaburije ibyo ni nkanje ubijyamo nge ubu ufite ipinya mwana reba gatatu mba nuzuye ahantu hose kandi mba ndi ku cyanga iyo nkecuru wowe uvuga we wanazigwamo ahubwo nge ufite imyuka reka nigire nuvuga ngo ngewe niyo muntu yangurukana ndi ku bikecuru nahita nguruka Kigali umva rudomo ngwino reka kwiba reka nge mba ndi tayari mwana nge mba nkwereka ko mba nuzuye ahantu hose fresh ibaze noneho rero G wanjye rudomo ibaze nk'inzira icamo abakire tukagira gucya tukaba ducakiye 50 50 gerega gubwire nayitanaka ya kucyangwe fresh nayita nizu cyane nanjye narayisembo nagose ibintu byiza harimo tugabo twinyafura harimo akameze gutya ngo bakita ngo bari batoha kakabwa karaho kari karahana kaza karangazi karakara kitumaho
kiga za ntuza kitumaho hayo kantu karaho ariko nagibonye kikirita kagize muri muda aho nari kuri aho nanicaye aho ngaho nakaji bari banzaniye rwose karananiye kora guseka ariko se nyagusimbuka ku icumu muheto kaguturitsa we amafaranga ndakubwiye ngo tuyatoraguye wa nta kugutuka umuntu wariteruye nkaho tuyabonye man ntunambwe ati nakoramo icyo urabyinya ariko shamenya nawe nzari kugeze bubi ndaka 50 ni meje igene tangura timba ya yindi ikandagira abantu bakava mu nzira pana nk'izo zawe zigenda zitamarase mwana nkaguramo inzu urumva nkaguramo sitire za dande nkahita ntura Kigali nkava mu gishanga giye nango nazongera kukodesha mu gishanga mwana ase wamuhambirwa we ndakubwira 50 50 bari 50 ora yazi 50 ngo hayituguramo inzu ariko 50 n'amafaranga menshi byatari je sindana yatunga kuva naba upfuye nabi uzigenda mutsenya byihorere keretse nkuko ubivuga koko turamutse tuyatora guhanga ubundi twayagabana tuyagabana ibyo nta birimo mani ibyo kugabana ntago byaba birimo aho ngaho wa muginga we kandi tuba twayatora gute se ngo uzabure gukuba ibikweto kandi tuba twayatoraguranye mwana tuyatoragurana gute se ubwo ngubwo urumva aho ngaho hari n'inyana akwereka mwana leta nyene nkikorera umushinga mwana nkazamuka nka gisiti we n'ubundi ukajya ugomeza ugakuba ibikweto amafaranga tuyatoraguranye muri babagore bawe hirya wanjye ruzi we amafaranga tuyatoraguranye ngo nta kintu wanyereka ngo wahita ujya mu mujyi amafaranga tuyatoraguranye turi kumwe nta kintu wazumva ahubwo twagabana gute kwiki keretse nyafashe ahubwo we nahita ntibanamenya n'irengero uyatoraguye anaserera mani 50 ni byinshi jewe ntago nakwishingira ariko mani je tugatoragura amafaranga warangiza ugaserera habe niritoboye je ntaguha je nta niritoboye ntaguha mwana akubundi reka kufasha je nta nimba yatoragura amafaranga mani ari he amafaranga aravuze ngo ntashobora kungabanyaho aravuze ngo ntashobora kungabanyaho amafaranga ngo twagabana je kandi nta kintu yabamba ntanyinyage namwe ayo mafaranga ari he ngo yanze kuyagabana nyine singo kuyagabanya amafaranga nyine ngo ntashobora ngo kugabanyaho ura mu karitasi ariko wowe bundi urambaza icyo umuntu nkawe ari kuvuga ngo ntago tuyagabana twayagabana ariko kumva nkubwire uretse ibaza umuntu ni inshuti yawe ngo atoraguye 50 twari turimo tubivuga twayabari noneho ngo nta kintu ngo yakwemera ko tugabana umuntu muri inshuti nawe ujye ubitekereza boss urumva mwayabagize amafaranga byibura twari kuyatoragura yabaye nyine umva nkubwire amafaranga tuyatoragura wongera umukoreho mpite ngutera waje muri amabuye rero reka mbareke sheri twigende ubashiri genda jana na sheri wawe ahanga nahita nkwe itatuvutsa nazambuka ngaho mwakekera mu buryo nahita nkwemeza Kono kugura umumeza wajyana ibishuba urakafunga n'Imana urusunikisha umukaritasi araruhuraguye ibi mato haramvunaguye uziko impyiko yarazimeneyemo wangu kubundi nkubaza ubona byose atari wowe ubibiteye kubundi uriya mugabo muri yarate yaturuka hehe mwana buriya mwabonye ava hehe ko hejuru yawe man wowe se bundi wowe ubundi nkaho bundi wazagomba oya agenda fata inzira yawe amakarita guhera uyu munsi ntuzongeye no kugenda nanjye ntuzagenda akaharaka bundi urakazunguza ibikweto uzagwiriya jewe ntago ndongera kugendana nawe haraka ayinagara